Yes afana Sport nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane aho muri hose mu nce z'igihugu zitandukanye. Ubu tugiye kwinjira muri Rayon Sport aka kanya maginga yenga uko bihagaze muri equipe Sport. Ibyo tugiye kugarukaho ni umukino Rayon Sport yari ifitanye na equipe ya Bugesera ku isaha ya saa 3 mu masaha yo mu gitondo. Ese umukino byagenze gute? Ese kutabaye? Ese byagenze bite kugira ngo uyu mukino wari kubera mu Nzove? Ese no kugira ngo byagenze bite? Ibyo byose ndaza kubwira. Ese bimeze bite muri equipe ya Sport? Bamaze gusinya kabisa, birasa nkaho byarangiye muri Rayon Sport. Abakinyi bamaze bisi muri equipe ya Sport. Ibyo byo ni ibintu tutatindaho cyane. N'abakinyi bamaze kuba basa nkaho basinya gose muri equipe ya Rayon Sport kabisa. Turareba ese Rayon Sport kabisa muri equipe ya Sport harimo iki kabisa, mindani harimo iki kubigendanye na nimero 6. Ese bimeze bite? Kisoko gigura n'igurisha rizafunga ku munsi w'ejo ku isaha 7 z'ijoro, rizafunga gose. Ese bimeze bite muri Rayon Sport gose tugiye kwinjiramo? Ariko ndababwira nimba hari umukinyi ushaka kwinjira muri equipe ya Rayon Sport, ndakubwira uko bihagaze muri equipe ya Rayon Sport maginga ngaya kuri aya masaha gose, uko byifashe muri equipe ya Rayon Sport. Nizere ko uhari gose, urasabwa kungugumano ukareba video ukaba wayirangiza, ubundi bikagenda neza cyane. Right, mwibuka no kana subscribe bakunzi bacu kabisa, ubundi twigendere neza cyane muri ino video kabisa tugiye kuba twabagezaho. Right, mugire n'umunsi mwiza cyane. Yes nizere ko mugiye ari mwese kabisa nk'ibisanzwe. Ni Zandani TV kabisa, amakuru meza cyane muri Rayon Sport yibera hano kabisa, uko bihagaze gose muri equipe ya Rayon Sport kabisa. Turahera ku mukino Rayon Sport ifitanye na equipe ya Bugesera. Nari nabwiye ko ku munsi w'ejo bari bakoze akantu kameze nk'umukino, ariko bakira ari ikipe mu cyiciro cya kabiri, ariko yari nk'imyitozo, mbese ari nk'imyitozo kugira ngo barebe base nk'abareba bari abakinyi muri match se bakwitwara gute, ariko wabonaga ari nk'imyitozo. Uyu munsi rero bari batumije equipe ya Bugesera kugira ngo babe babasha kugira gute, kugira ngo babe babasha gukina ku isaha, ngira ngo match birashoboka ko ari ku isaha 3, ariko match yari mu masaha yo mu gitondo nibwo bari bafitanye uyu mukino na Bugesera, ariko uyu mukino nago wabaye. Ngira ngo muri equipe ya Sport birasa nkaho uyu mukino sinzu ikintu cyabaye, ariko uyu mukino wari live wari mu Nzove, bari baraganiye na Bugesera yarabyemeye, ariko iyi equipe ya Bugesera imenyesheje ko gose batiteguye kuba bakina uyu mukino mu masaha gose yo mu gitondo cya kare. Ngira ngo ubwo umukino barawusubitse, ariko ikibaraje inshinga no gusinyisha abakinyi isoko ritarabacika, cyangwa se batarafunga ibigendanye no gusinyisha abakinyi, ndetse no kuba bakwinjiza abakinyi. Ubwo ibyo ni bimwe mu byatumye hari ngira ngo batabasha kugira gute kwa batera uyu mukino mu masaha yo mu gitondo. Rayon Sport kandi birawiswa ko iyi equipe nyuma yuko gose nuko igihe kiri kubacika gose, ndajya mbabwire ngo Rayon Sport ifite gahunda ko ishobora kuzana nimero 6 muri aya masaha make asigaye kugira ngo isoko n'igigwa n'igurisha rifungana mu Rwanda. Bifuzaga kuba bazana nimero 6 kugira ngo aze agire gute, abe yabasha kujya hariya kuri nimero 6, abe yabasha guseriva abakinyi bari imbere. Ariko sinzi uko biraza kugenda, ariko tugenda tureba uko amasaha agenda ashira. Ni ejo saa 7 z'ijoro nibwo isoko rizafunga. Bafite umwanya utari munini, ariko nanone si muto cyane, kuko impamvu wenda bidakomeye cyane nuko umukinyi Joseph Saki bari bamaze kuganira mbere, bari bamaze kuganira bamubwiye bati vayo hano gose nago yagorana, nubo babimubwiye gose nago byagorana. Ngira ngo turacyategereje. Ikindi nari nababwiye ko equipe ya Rayon Sport uyu munsi byo birazwi, ni ibintu bisanzwe cyane. Abakinyi sinzi nimba batari banasinya, ariko murabizi ko mu Nzove ariyo abakinyi 3. Ibyo byo murabizi abafana ba Rayon Sport, ariko amafaranga yabonetse yo gusinyisha abakinyi 2. Ngira ngo umunyagineya we nago azakora test nubwo nukuza agasinya. Alright, ubwo abafana ba Sport mufate 50 yuko ari muzima, indi 50 wenda ashobora kugira gute tutamenye urwego rwe uko ruhagaze. Reka tuze gufataho 50, indi 50 tuyiharire ikibuga.
ni wenda niko umuntu yavuga burya umukinnyi ngira ngo shampiyona ya Guinea urumva ni shampiyona iri ku rwego nyine rwa shampiyona y'u Rwanda, ngira ngo ni shampiyona itazwi, sinzi nyine ni shampiyona wumva nyine itazwi cyane. ubwo twategereje kureba uwo mukinnyi ariko yatsinze ibitego byinshi, right? Umukinnyi nyine watsinze ibitego byinshi, ngira ngo yakoze n'amateka yuko ari we watsinze ibitego byinshi muri shampiyona ya Guinea igihe kuva yatangira kugira gute, kuva yatangira gukinwa iriya shampiyona, niwe watsinze ibitego byinshi muri iyo shampiyona, niwe wabaye rwose ako gahigo yaragaciye muri iriya shampiyona. ubwo reka turebe ko no mu Rwanda azajya gute, azawe wenda ashobora kuzaca akandi gahigo. uri mukinnyi urasinya Innocent uriya mukinnyi rwose w'umunyakameruni, ngira ngo ubu ngubu right bashobora kuba banasinye kuko igisigaye ni amafoto, rega mu gisigaye ni amafoto, nta kumvikana, nta bintu byo kumvikana bya danje bamaze kumvikana. igisigaye no kujya gute, igisigaye no gushira amafoto hanze, kuko icyaburaga ni amafaranga yo guha aba bakinnyi muri iyi Miss. urumva Rayon Sports rega mutagira ngo nubwo yabonye amafaranga ari amafaranga bakusanyije muri iriya nama bakoze, umuntu wamaye amakuru yambwiye ko iriya nama yavuyemo miliyoni 77. iriya nama ziriya miliyoni zari zo kugira ngo bishyure abakinnyi imishahara yose barimo abakinnyi, bishyure yezi abiri. aya mafaranga ntago ari ayo kugura abakinnyi, niyo mpamvu mwabonye gusinyisha abakinnyi bisa nkaho byari byatinze, ariko bashobora kuba rwose bagiye gusinya. niyo makuru n'abambaye abafana ba Rayon Sports.